Reka mbahe ikaze kandi nanabasuhuza. Mfite icyizere ko mumeze neza, n'abatameze neza mwihangane, igihe kizagera bizagenda neza, niko isi tubayeho imeze. Amazina yanjye rero ni Nshimiyimana Bildad nk'uko bisanzwe. Kuri uyu mugoroba rero, cyangwa se muri iki gitondo, cyangwa se kuri aya manywa, muri iki gicamunsi cyangwa muri iri joro, bitewe n'igihe uboneye ubu butumwa, hari icyo nifuje ko tuganiraho. Mu kanya nahoze ndimo ndareba kuri internet, cyane cyane kuri YouTube, mbona amakuru arimo aracicikana ngo abadive bahagaritswe mu Rwanda, inkuru zigenda zicicikana, babirukanye, ntibazongera gusenga ku isabato, ntibazagira gute. Ariko biza gutuma ntekereza, ndavuga ariko kuki abantu benshi barimo barazana iyi nkuru ivuga ko abadive birukanwe mu Rwanda. Bamwe batangiye gutanga ibitekerezo bivuga ngo impamvu ngo babirukanye ngo ntago bakurikiza gahunda za leta, ngo urugero ngo umuganda ngo ku isabato, ngo kandi abadive ngo ntago bo ngo ku isabato bakora umuganda. Ariko nzi neza ko abadivantiste nubwo badakora umuganda ku isabato, ariko ku cyumweru cyangwa se kwa mbere w'isabato barawukora. Rero izo ni motifu z'abantu bagiye bashingira bavuga ngo abadive ngo bahagaritswe, bandi ngo bazanye amategeko mashyashya. Gusa usibye ko nagerageje gukora ubushakashatsi nkabona ntaho biri. Hari n'abavuze ngo byanyuze ngo ni itangazo ryasohotse ku rubuga rwa RGB kuri X, naho nagiye kureba nsanga ntabiriho. Ubwo rero ku bantu muri gukwirakwiza ayo makuru, iki kintu mukihore, ntago ari byiza kubeshya abanyarwanda no gukura imitima y'abantu ngo gushaka views. Ntago ari byo, sibyo byiza rwose pe, ntago ari byiza. Umuntu yashakira ahandi, ariko burya umenye ko uko ubeshya abantu ariko uzakenera no kwicuza. Niyo mpamvu ibyo tuvuga cyangwa se ibyo dukora tuba dukwiriye gushyira mu bwenge, kandi tukamenya ko umurongo ijuru ryatanze rero natwe turiho. N'ubundi rero ntago ngiye kujya kurengeye kuvuga ku badivantiste b'umunsi wa karindwi. Abo nibo ngiye kugarukaho uyu munsi muri kiganiro cy'umunsi wa none. Ubwo kuba abantu bakomeje kubavugaho, burya umunyarwanda yaravuze ngo nta nduri ivugira ubusa ku musozi. Nta wamenya impamvu abantu barimo barazamura topics zimeze gutyo, ntawuzi impamvu. Hari igihe nyine umuntu atangira bihwihwisa gahoro gahoro, akabivuga bitari byaba, ariko n'undi bakabivuga biri mu nzira. Kandi nk'abadivantiste b'umunsi wa karindwi, ikizwi neza nuko n'ubundi ibyo ngibyo bari kuvuga ko igihe kizagira bagakurwa ku isabato yabo cyangwa se yacu, icyo gihe kirahari. Ndetse ntabwo ari na kera, dushingiye ku bimenyetso turimo turabona. Ariko ntabwo twavuga wenda ngo ni mu Rwanda, ni hehe se, ntabwo tuzi aho bizatangira. Ariko usibye ko ibyanditswe byera bitubwira ko byose bizatangira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kandi nk'uko nabibabwiye, byatangiye kugenda bigaragara gahoro gahoro. Byatangiye muri leta ya Dakota, bashyiraho itegeko ry'icyumweru ryo ku cyumweru bagomba kuruhuka. Biza kuza gukomereza muri leta ya Utah, muri Utah niba ari leta, niba ari agace, naho bashyize itegeko ry'uko ku cyumweru abantu badakwiriye kugira ibyo bakora. Bashyiraho motifu y'uko impamvu badakwiye kugira icyo bakora ari uko bakeneye kuramya Imana mu buryo bwagutse. Kandi bavuga ko ngo bakeneye ko n'imiryango yabo yongera guhura. Ubwo ku munsi w'icyumweru abantu bakaba bari kumwe n'imiryango, batagiye mu kazi, batagiye mu bucuruzi, abandi bagiye gusenga. Ni muri ubwo buryo. Gusa muze kwihanganira ijwi ryanjye kuko ntabwo rimeze neza, murumva ko bisa nk'iremereye, mu muhogo ntabwo meze neza. Rero kuri iyi nshuro jyewe ngiye kugaruka ku badivantiste umunsi wa karindwi. Hari ibintu nabonye bitagenda neza mu badivantiste umunsi wa karindwi. Nawe niba uri we cyangwa se warigeze kuba we, ubwo uraza kuza kudubwira muri comment utubwire kuko yuko ariko bimeze. Ubu ndabizi abantu mugiye gutangira kunyiha, muvuge ngo ntangiye ngo kwataka itorero. Ntago genda ndimo ndataka itorero, nta nicyo mpfa naryo, kuko nta bayoboke baryo nkeneye. Nongere mbisubiremo, kuko nge nta rusengero ngira, sindi umupasiteri, sindi ndi umuvuga butumwa nk'uko ijuru ryampamagaye. Hari ibintu rero mbona bitagenda neza mu itorero ry'abadivantiste, kandi ntekereza ko biramutse bikosowe ibi bintu byagenda neza, bigasubira nk'uko byahoze uhereye na kera. Hari ibintu bitatu itorero ry'abadivantiste ryari rizwiho, ariko navuga ngo ntago mvuze ngo ntago bikiriho, ahubwo ntago bikigenda neza. Burya ikintu kitagenda neza nuko kiba kigenda, ariko imigendekere yacyo ikaba itari myiza. Hari ubutumwa
bugabanyije mu byiciro bitatu abadivantisite bari bafite, kandi ubwo butumwa bukaba butarakorwagaho. Ubwo butumwa bwabaga ari ntakorwaho uko byagenda kose, ariko ntago nzi ahantu uko byagenze kugira ngo ubwo butumwa buse nk'aho bugiye gahoro cyangwa se bugenze nabi. Ubutumwa bwa mbere bwari ubuhanuzi, kuko ibyanditswe byera no muri doctrine y'itorero gahunda twahamagariwe kwamamaza ubutumwa bwa marayika wa gatatu cyangwa se bw'abamarayika batatu, ariko cyane cyane bwa marayika wa gatatu. Ariko iyo tugiye kureba dusanga imyigire y'ubuhanuzi y'itorero rya kera ntago ari imyigire y'ubuhanuzi y'itorero ry'ubu ngubu. Mu myaka yashize wasangaga ahenshi mu nsengero bafite amashuri y'ubuhanuzi, bamwe bagaruka ikigoroba kwiga ubuhanuzi, byaba ari ku cyumweru, byaba ari ku isabato, byaba ari ryari. Ariko ubu ngubu ibintu bisa nkaho byavuyeho, kugeza nubwo abenshi mu materaniro yo ku isabato ikintu cyerekeye n'ubuhanuzi no kwiteguza abakristo ko Yesu agiye kugaruka, biga ubuhanuzi barebera hamwe kalendari y'ubuhanuzi kirimo iravuga. Ibyo bintu bisa nkaho birimo bigenda gahoro bitagenda neza. Hari n'abantu usanga barimo barira bavuga bati twebwe ubundi mbere twigaga ubuhanuzi twabaga tuzi uko ibintu bihagaze, ariko none dore ntabyo tukiga, ntabyo tukirimo, ahubwo dusigaye duhugiye mu bindi. Yego n'ibyo ngibyo nabyo birakenewe, ariko abayobozi mu nyumva, abayobozi mu nkurikiye, niba uri umupasitoro, niba uri umudeparitema muri firidi runaka, niba ufite icyo ukora muri union, niba uri n'umwizero usanzwe, niba uri n'umukuru w'itorero, nubwo insengero zifunze, menya ko ufite inshingano yo kubwira ubwoko bw'Imana icyo wahamagariwe, kandi icyo wahamagariwe nta kindi ni ukumenyesha imbohe ko zibohowe, ni ukumenyesha abantu ibyerekeye n'iminsi dusohoyemo, icyo twita ubutumwa bw'iki gihe. Ngiki kintu twahamagariwe, ngiki kintu abantu bose bahamagariwe bamaze kumenya ukuri ndetse n'umucyo bakawugenderamo. Icyo dusabwa ni ukubwira abantu ibyerekeranye n'ubuhanuzi. Daniyeli, ubuhanuzi bwo muri Daniyeli igice cya 2 ndetse no muri 7 ndetse na 12 yewe n'9, aho hose ni ubutumwa busa nk'ubwacecekeshejwe. Ntabwo mvuze ngo bwacecekeshejwe, ahubwo busa nk'ubwacecekeshejwe, ariko mu buryo umuntu adashobora gusobanura. Nta tegeko ryigeze ritangwa ngo ubutumwa ntibukongere kwigishwa, ariko amatorero menshi twaje kwisanga ikintu bita ubuhanuzi atari ikintu twiga ku rwego rugendanye n'iminsi dusohoyemo. Niba mbeshya mu nyomoze, ndabizi ko muri ahantu hatandukanye. Niba mbeshya, andika muri comment umbwire ngo ndabeshya. Abadivantisite b'umunsi wa 7 nibo bantu ba mbere bari bazi ubuhanuzi. N'ubu niko bikimeze, baracyabuzi, ariko ikibazo busa nkaho butakigishwa. Ababuzi barabugumanye, ababuzi baracecetse. Ntago nzi wabacecekesheje, ariko nshuti muvandimwe, niba uzi ko hari amakuru ufite ku buhanuzi, ukaba uzi kuzi ku byahishuwe, ukaba uzi kuzi muri Daniyeli, ndakwinginze burira ubwoko bw'Imana, kuko iminsi turimo ni mibi. Ibihe biri kudusatira ntago ari byiza. Ndakwinginze burira abana b'Imana, ubabwire uko ibihe bimeze, ubabwire aho duhagaze, ubereke ko bakwiye kugira imyiteguro ikwiriye. Ikintu cyitwa ubuhanuzi mu itorero gisa nk'icyacecekeshejwe kandi atari ngombwa. Ndabinginze, reka nsubiremo, ndabinginze bana b'Imana, nimuve mu byo murimo. N'izindi nyigisho zirakenewe, ariko ndabinginze ngo mwongere mugaruke ku rufatiro rw'ikitorero rishinzwe, mwongere mugaruke ku rufatiro rw'ikitorero ryahamagariwe. Dukeneye byinshi byadufasha mu murimo, dukeneye gusoma n'ibindi bitabo, ariko ndabinginze ngo mwongere musome ubuhanuzi, mugenzure, murebe aho isaha ya gihanuzi igeze, murebe aho kalendari igeze, murebe aho turimo turerekeza, murebe aho dushinze ibirenge ubu ngubu, kugira ngo mubashe kumenya ngo dusigaje igihe kingana iki. Icyo cyari ikintu kimwe mu by'itorero risa nkaho ririmo riragenza gahoro. Ntago navuze ngo ni ahantu hose, ariko ahenshi abizera bari mu marira y'uko batakiga ubuhanuzi, imyiteguro yabaye mikeya, nta n'amakuru akenshi baba banafite. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, itorero ryatandukiriyeho ikintu bita ubwirinzi mu myambarire. Itorero ry'Abadivantisite nibo bantu bonyine bari bazwiho ko bafite ikintu bita ubwirinzi mu myambarire. Ariko kuri ubu ngubu iyo ugiye kureba, ntago ndi kubabeshya, iyo ugiye kureba usanga itorero ryarabaye nk'abandi bose.
ugasanga amakorari barimo barajya ku ruhimbi basize amahina, bari kujya ku ruhimbi baboshye imisatsi, ni hato tukabona n'amapantaro ku ruhimbi. Bwoko bw'Imana, twabaye iki? Twabaye iki gituma dutinyuka ibyaziraga tukabizirura? Twabaye iki gituma dufata iby'Imana yabuzanyije tukabyita ibyera? Twabaye iki? Mu nsengero ntabwo hagishyirwamo imbaraga ku byerekeranye n'ubugorozi ku by'imyambarire. Abantu baraza bambaye amamini bakajya ku ruhimbi. Ibaze umubyeyi cyangwa umukobwa kwambara mini akajya ku ruhimbi, aho ku ruhimbi agiye akicara yibumbabumbye ngo hato ataza kugaragaza ibidakwiriye. Biratangaje kubona no mu bitaramo bikomeye byitabiriwe n'abantu runaka bakomeye ku rwego rw'itorero, usanga harimo n'ibintu bidatunganye. Ugasanga umuntu usize inzara arimo arayobora gahunda. Ariko ubutumwa tubwiriza ni ubuhe? Imyambarire, abagabo bari bakwiriye kubwirwa uko bambara, bari bakwiye kwerekerwa ubwoko bw'amapantaro bakwiriye kwambara. Ibintu byaracitse ku buryo basigaye bajyana n'amakoboyi ku ruhimbi ngo ni iterambere. Ni hato n'amasandari na za rugabire tukazibona ku ruhimbi ngo ni iterambere. Ariko ubwoko bw'Imana, twabaye iki? Ko twahamagariwe kugaragaza itandukaniro. Niba umunyamahanga yaboshye umusatsi, umunyamahanga akaba yasize amahina, umunyamahanga akaba yambaye umukufi, umudivantiste w'umunsi wa karindwi utandukaniye he nawe? Usibye kumva umuntu ashobora kukubona ku ruhimbi akakubona urimo urasoma amigisho, akakubona uyoboye gahunda, akakubona uri kubwiriza, muhuriye mu muhanda hari aho yagutandukanyiriza n'umunyamahanga usanzwe wundi. Icyo nacyo itorero ryaracyirengagije, kirimo kiragenda gahoro. Ubutumwa bwerekeranye n'ivugurura mu myambarire, cyane cyane ku bagore n'abakobwa, ikintu bita imisatsi, ari Bibiliya yarakivuze ivuga ko kitemewe. Ikintu bita imisatsi, intambara ikomeye yarakivuze ivuga ko kitemewe, n'ibindi bitabo. Ariko itorero abenshi birwanira bavuga ngo impamvu abantu babirwanya, ngo ababirwanya nuko nta bushobozi bwo kubishyiriraho abagore babo baba bafite, cyangwa se ngo ababirwanya ngo ntago ari uko baba badafite ubushobozi bwo kubishyiraho. Ariko reka mbabwire, Bibiliya ni imwe, Bibiliya ni iy'ukuri. Uko twabigenza kose, niba uri umuyobozi ukaba wemera ko ibyo bintu bibaho, menya ngo waratandukiriye. Niba kandi utari n'umuyobozi ukaba uri umwizera ukaba ushyiraho ibyo bintu, menya ngo waratandukiriye. Nta cyitegererezo cyiza uri gutanga imbere y'ubwoko bw'Imana, kandi abazagwa bagushijwe n'uburangare bwawe, bagushijwe no kutamera neza kwawe mu byerekeye n'imyambarire, abo bantu uzababazwa. Yego, biratangaje kubona umugore cyangwa umukobwa afite ubwoko bw'imyambarire yambara yakandagira ku ruhimbi, aho abantu bakitaye ku butumwa agiye gutambutsa bagahita batangira kwirebera uburyo we ubwe ateye kubera imyambaro yambaye. Birababaje, biratangaje. Umuntu arambara akenda kagarukiye ku bibero bakamuha umwanya ku ruhimbi. Umuntu araza yambaye imikufi bakamuha umwanya ku ruhimbi. Umuntu araza yasize inzara bakamuha umwanya ku ruhimbi kandi bari kubireba. Twabivuga ngo nuko ngo nta terambere tuzi, ariko iterambere ritandukanye na Bibiliya. Niyo Bibiliya itubwira ngo umugore ntakirimbishe kuboha imisatsi, abagore ngo ntibakambare n'abagabo imyenda yabo, tukaba twarabiziruye. Bwoko bw'Imana, murumva twerekeza he? Icyanyuma nsorezaho, itorero ry'abadivantiste umunsi wa karindwi nibo bantu bari bazwiho ikintu cyitwa temperance, ubwirinzi. Ariko icyo kintu gisa nk'icyacecekeshejwe kugera ku rwego rw'uko abizera bavuyaraye, abizera baguye ivutu, abizera basubiye inyuma kubera ko izo nyigisho zisa nk'izahagaze mu itorero. Temperance, abantu bari mu gihirahiro, ntago bazi ngo ibyo kurya bikwiriye ni ibihe, ntago bazi ngo ibyo kurya bidakwiriye ni ibihe.
ntibazi ngo ni gute bakitungira amagara mazima, ntibazi ngo bakwiriye kunywa amazi ameze ate, ntibazi. Inshuti z'Imana, mwahise tukagaruka ku rufatiro ko n'iminsi turimo itatworoheye, tukareka gukomeza kwiyongereraho n'ibitatworoheye n'ubundi. Icyo kintu gitekerezaho nawe niba uzi ko uri umuyobozi. Ibaze temperance yaracecekeshejwe, kwitungira amagara mazima. Nyamara ibyanditswe byera birambwira ngo utsemba urusengero Imana izamutsemba, kandi bikongera bikambwira ngo mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe. Bivuze ngo urusengero twari dukwiye kururinda ku rwego rwo hejuru, ndavuga imibiri yacu. Ariko ibyerekeranye na temperance, byerekeranye no kwirinda mu mirire n'iminywere no kwitungira amagara mazima, bisa nkaho byakuweho. Ntabwo mvuze ngo byakuweho, ahubwo bisa nkaho. Niba mbeshye mu nyomozi, mumbwire muti ibyo bintu rwose twebwe birahari 100%. Ubuhanuzi turabwiga, ibyerekeye n'imyambarire turabyiga, n'ikimenyetso itorero ryacu ribigenderaho. Cyo kuri ndashima Imana, hari amatorero amwe agikomeje guhagarara ku rugamba, agikomeje gufata ku nkoni y'ubuyobozi, bakavuga bati niba uzi ko umeze gutya, niba uzi ko wambaye ibigufi, niba uzi ko wasize inzara, niba uzi ko waboshye imisatsi, ntago uhagarara ku ruhimbi rwacu. Mukomerezaho niba uzi ko nawe uri muri abo, muri mu nzira y'ukuri. Ariko kandi mwibuke ko abantu bavuga ukuri, ibyanditswe bitubwira ko ngo bazangwa n'abantu benshi, kuko abenshi bari mu nzira yagutse, bari mu nzira ngari, kandi inzira ngari ijyana mu irimbukiro. Abake rero nibo bari mu nzira ifunganye, kandi ukuri ntabwo gukundwa n'abantu benshi. Niyo mpamvu muzasuzuma mugasanga abantu twigisha ubutumwa bw'imyambarire, twigisha ubutumwa bwo kwitungira amagara mazima, abantu baravuga ngo turakabya mu myizerere. Ariko ntabwo ari ugukabya, tuba tuzi ibyo dukora, kuko ijuru ryadutumye. Ahubwo ikibazo, mbese wowe wumva ubu butumwa, nta hantu umva baba baratandukiriye. Abantu baretse kunywa amazi atetse, abantu batandukiriye ibihe byo kuriraho, abantu ngo bigeze ku rwego rw'uko abantu barimo bararwara indwara bitewe no gufata nabi imibiri yabo mu mirire n'iminywere yabo. Ugasanga babaye chronique n'imiti, bagiye ku miti ihoraho, kandi bakigishijwe imbere uko bakoresha ibiryo byabo n'ibyo kunywa byabo, imibiri ntigire ingaruka. Ariko umuze wamaze kudutaha mu mubiri kubera kutumvira. Umuze wamaze kudutaha mu mubiri kubera ko ubutumwa butwigisha ko twakwiriye kwirinda bwakuweho. Mbese turi mu biki inshuti z'Imana? Turajya hehe? Ibi ni ibintu bitatu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi ryagenderagaho, ariko bakaba baramaze kubitandukiraho, bakaba baramaze kubigenza gahoro, kandi ari ibintu by'ingenzi. Icya mbere ni ubuhanuzi. Ubuhanuzi bwabaye buke mu itorero, kandi nicyo kintu cya mbere cyihutirwa. Icya kabiri ni ibyerekeranye n'ubugorozi cyangwa se n'ivugurura mu myambarire. Ibyo ngibyo bisa nk'ibyatakaje agaciro. Icya gatatu ni ubugorozi n'ivugurura mu byerekeye n'imirire n'iminywere no kwitungira amagara mazima. Niba mbeshya mu nyomozi, reka ngarukira ahangaha. Ariko niba uzi ko uri umudiventiste umunsi wa karindwi, ukaba uzi ko ufite inshingano yo kwigisha, ubutumwa uko ari butatu ndakwinginze bushyiremo imbaraga. Bushyiremo imbaraga. Abantu bitegura kugaruka kwa Yesu Kristo, abantu bige kwitungira amagara mazima, abantu bige kwera imbuto zikwiriye imigaragarire yabo, kugira ngo ubarebye amenye ko atari ab'isi, ahubwo ari abiteguye gutaha ubwami bwo mu ijuru vuba bidatinze. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge. Data mwiza, mu byo dukunda kandi ukiranuka, twagucumuyeho, ntago turi beza, hari byinshi twatandukiriye, hari ibyo twaretse, kandi ijambo rye ritubwira ngo dukwiriye kubikomeza. Turakwinginze kungura imitima yacu, twongere gusubira ku rufatiro rw'ubuhanuzi, twongere gusubira kumenya uko twakitungira amagara mazima, twongere gusubira kumenya uko dukwiriye kwambara neza imbere y'abatuzengurutse. Turakwinginze ngo uduhe Mwuka Wera n'amaso areba ibikwiriye gukorwa, duhe kuba intangarugero mu by'agakiza, uduhe imitima ikomeye yo gushikama ku kuri twamenye, yo kugaragaza ukuri waduhaye, kugira ngo ubwo ugiye kwerekanwa hazaboneke benshi bihannye kubera ukuri waduhaye tukakubagezaho. Tugirire neza kandi udufashe, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, urakoze.
amen.